Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, tugushime kuri Imana nziza, Imana itwitaho, habwa icyubahiro, duciye bugufi. Twese tuboneze rwose, dukure mu gahe wese watugaragayeho, mu izina rya Yesu Kristo, ukimara kutubabariza ubane natwe muri uwo mwanya wo kumva ijambo ryawe. Twemerera ijambo rigera aho ridukura n'aho ritugeza, icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo. Tumwe Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke, urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose, amen. Tukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice 5 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo tuyoborwe n'umwuka. Nimureke tuyoborwe n'umwuka iteka, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Mwene data, yoborwa n'umwuka, wirinde kuyoborwa na kamere, kuko kamere izana ibibi byinshi bitujyana kurimbuka. Ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Bene data, mureke tuyoborwe n'umwuka, nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira gukora ibiteye isoni, irarikira gusenga ibishushanyo, irarikira kuroga, irarikira urwango, irarikira gutongana, irarikira ishari, umujinya, amahane, kwitandukanya no kwiremamo ibice, no gusinda, no gusambana, no kubeshya, no kwica. Ibyo nibyo kamere irarikira. Kamere irarikira ibibi byose. Kandi bene data, ndagira ngo mbabwire ngo umuntu ayobowe na kamere yarimbuka, ariko ntibikwiriye. Nimureke tuyoborwe n'umwuka kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Twirinde ibibi byose kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Nituyoborwa n'umwuka rero, nibwo tutazararikira ibyo kamere yifuza. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ari byo kuko ibyo bihabanye. Bene data, ibyo kamere irarikira umwuka arabyanga, kandi ibyo umwuka yifuza kamere irabyanga, birahabanye. Ni ukuvuga ngo ibintu bya kamere ni ibyo mu mwijima, ariko iby'umwuka ni urumuri, kandi urumuri n'umwijima ntabwo bijya bibangikana. Nimureke rero tuyoborwe n'umwuka, dukora ibyo mu rumuri, dukora ibyo Imana ishaka, kuko ibyo Imana ishaka nuko dukora ibyiza, nuko dukiranuka, nuko tugira urukundo, tugakunda abantu bose, tukagira ibyishimo, kandi tukagira amahoro. Kandi amahoro tugira tukayaha n'abandi, tukagira ingeso nziza, tugakiranuka, tukirinda, tukagwa neza. Ibyo byose nibyo Imana idushakaho. Ariko nitwemera kuyoborwa na kamere, tuzakora ibyo Imana itishimira. Bene data, birakwiye ko dukora ibyiza, birakwiye ko tugendera mu nzira nziza. Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka, kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Mwene data, ndakwinginga, kora ibyo Imana ishaka kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Nicyo nkwifurije, kugira ngo nawe uzabe mu ijuru ry'amahoro. Ijuru ry'amahoro ngo nta mahane abayo, nta burwayi, nta nzara, nta bukene, nta ntimba zibayo, ngo nta n'uburwayi bushobora kuhaba. Abahaba ngo baguwe neza.
nimureke rero duharanire kuzagira iherezo ryiza, kandi tujye tuzirikana ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Tujye twibuka ko hano mu isi atari iwacu, aha turacumbitse, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu mbinginga ngo mureke tuyoborwe n'umwuka iteka, dukore ibyo Data ashaka, nibwo tuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Twirinde kugendera mu bigare, twirinde kugendera mu nzira ngari, ahubwo tunyure mu nzira ifunganye kuko nijyana ku bugingo buhoraho. Imana ikomeze ibiteho kandi ikomeze ibafashe cyane, Mwuka Wera akomeze abaganirize. Ariko bene Data, nimureke tube intangarugero, nimureke tube urumuri, turusheho gusiga isi nziza kurusha uko twayisanze. Buri wese mu rwe ruhande naharanire gukora ibyiza, buri wese ku rwe ruhande naharanire kuba intangarugero mu ngeso nziza, mu magambo avuga, mu byo akora abe intangarugero, kuko ni Imana idushakaho. Iyo tuvuze ibitunganye tugakora ibitunganye, Imana irishima aho iri mu ijuru, kuko nikidushakaho. Imana ntago yifuza ko ari umuntu wapfira mu byaha. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo turusheho kwinezeza dukora ibyiza, twirinda kuyoborwa na kamere, kuko muri kamere haberamwe ibintu bibi byinshi bijyana kurimbuka. Nimureke rero dukore ibyiza, tuyoborwe n'umwuka iteka, mu magambo tuvuga, mu byo dukora, mu byo dutekereza, tuyoborwe n'umwuka. Kandi iyo umuntu ayobowe n'umwuka w'Imana ntago akora ikibi, kandi ntago avuga ibibi, ntago agira urwango muri we, ntago agira intonganya muri we, ntago agira munyangire muri we. Ahubwo umuntu uyoborwa n'umwuka agendera mu rukundo, agendera mu neza, agira ingeso nziza, arakiranuka. Ibyo nibyo Data wa twese adushakaho, nibyo bimushimisha. Bene Data, nimureke dukore ibyo Data ashaka, kugira ngo nawe anezerwe, kugira ngo Yesu Kristo nazayatubona azajya anezerwa, avuge ngo ntago ubwoko bwanjye nabupfiriye ku busa. Mwene Data, ndagira ngo ubwire ngo twagiriwe ubuntu buhebuje, twagiriwe ubuntu bukomeye bwo kohererezwa umwana w'Imana Yesu Kristo, kugira ngo aze adupfire, kugira ngo tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko Imana itworeza umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo tubone ubugingo, kugira ngo tubeho. Kandi Yesu Kristo Imana yamugize icyaha ku bwawe nanjye, kandi Yesu Kristo nta cyaha yigeze akora, ariko kuko kubw'urukundo Kristo yadukunze, kubw'urukundo Imana yadukunze, iduha Kristo kugira ngo adukize urupfu rw'iteka. Twakijijwe rero urupfu rw'iteka, tugirirwa ubuntu, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubuntu twagiriwe ntabwo buduhesha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ahubwo ubuntu twagiriwe nimureke tubukoreshe dukiranuka, dufasha abababaye, tuvuga amagambo ahumuriza abandi, tuvuga amagambo abohora abandi, dukora imirimo myiza, tuvuga ubutumwa bwiza, tubwira abantu batari bamenye Imana kugira ngo baze mu Mana, kuko harimo byose, kandi mu Mana harimo n'ubugingo. Nimureke rero igihe cyacu, dufite igihe gitoya mu isi, buri wese igihe cye nagikoreshe neza atazicuza. Imana ikomeze ibiteho kandi ikomeze ibaganirize. Ariko mwene Data, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yatwereje umwana wa Yesu Kristo kugira ngo tubone ubugingo, ariko irangije iduha umurimo kugira ngo tuyunge n'abandi. Kuyunga n'abandi rero nta kundi tuzabikora, ni mu kuba urumuri, ni mu kuba umucyo, tukamurikira abari mu mwijima kugira ngo bawuvemo. Ni ukugira ingeso nziza, abari mu mwijima babibona bakawuvamo. Ni ukukiranuka, ni ukuba intangarugero aho dukora, aho dutuye, mu ngo zacu. Icyo ngicyo ni Imana idushakaho, kugira ngo abandi batari bayimenya bahindukire, bave mu bidafite umumaro, baze mu Mana, bamenye nabo kuba mu Mana
uburyo biryoshye. Hari umuririmbyi yajya gukunda gutera agakorasi ngo kwibera mu Mana ngo reka ni byiza yemwe, ngo ubyibuha wumva, ngo ugashisha wumva, ngo kwibera mu Mana ngo reka ni byiza yemwe. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo nta kintu cyiza nko kuba mu Mana, nta kintu kiryoha nko kuba mu Mana. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo aya mahirwe twahawe mureke tuyakoreshe, tuyabyaze umusaruro, kuko turahiriwe, kuko turi mu Mana. Ariko byaba bibabaje uri mu Mana ntuba uri gukora ibyo Imana ishaka, wa munsi ubwo Kristo azaza gutwara itorero ukazasigara kandi byariswe ko wabaga mu Mana. Niyo mpamvu mbinginga mukoresha igihe cyanyu neza, nanjye nkoresha igihe cyanjye neza, dukora ibyiza kandi duhindurira benshi ku Mana, kuko abantu batari mu Mana bari mu gihombo gikomeye. Niwe wo kubabwira, nanjye nigiye wo kubabwira kugira ngo baze mu Mana. Yesu Kristo amaze kuzuka, ubwo yari agiye kujyanwa mu ijuru, yabwiye abigishwa be arababwira ngo mugende mu mahanga yose mwamamaze ubutumwa bwiza, abazemera muzababatize. Mwene data ndagira nkubwire ngo nawe uko ushoboye, uko imbaraga zawe zingana, wewe wamenye Imana, bwira abatari bayimenya, ubwira abari mu bidafite umumaro, ubwira abari mu mwijima bavemo, kugira ngo nabo base baba abana b'Imana, nabo base batangire bayoborwe n'Umwuka Wera, nabo baze bakora ibyiza, kuko hari ingororano tuzahembwa. Kandi ndagira mbabwire ngo buri wese azahembwa bikurikije ibyo yakoze. Niba warakoze ibibi uzahembwa ibibi, niba warakoze ibyiza uzahembwa ibyiza. Kandi ngo ibyo umuntu yakoze ngo azakubirwa inshuro nyinshi. Birakwiye rero ko dukora ibyiza, birakwiye ko dukora ibyo Umwuka ashaka, birakwiye ko tuyoborwa n'Umwuka kugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro. Imana ikomeze ibiteho kandi Umwuka warakomeza abaganirize. Ariko bene data, nimureke twe kuyoborwa na kamere, kuko muri iyi minsi abantu bakunda kuyoborwa na kamere. Ukabona kamere, abantu bakaba bafite uburakari, abantu bakaba bavuga nabi, abantu bakaba bafite urwango muri bo, abantu bakaba bafite kwicamwo ibice. Ariko icyo Imana idushakaho ni uko tuyoborwa n'Umwuka, tukagira urukundo kuko Imana ari urukundo, tukagira ingeso nziza, tukagendera mu mucyo kuko Imana nayo ari umucyo, tugasura abarwaye, tugasura abababaye. Icyo ni cyo Imana idushakaho. Iyo niyo mirimo myiza Imana yaturemeye. Nimureke tuyikore kugira ngo tuzahembwe byiza kandi byinshi. Imana ikomeze ibiteho. Ariko buri wese birakwiye ko yisuzuma, buri wese birakwiye ko yisubiramo, buri wese birakwiye ko yireba, akamenya niba ari kuyoborwa n'Umwuka cyangwa niba ari kuyoborwa na kamere. Mwene data, ngira nkubwire ngo nuyoborwa na kamere uzaba uri uwa Satani, kuko ngo umuntu uyoborwa na kamere ngo ntibishoboka ko yanezeza Imana. Mwene data, uyoborwa na kamere, ahubwo uyoborwa n'Umwuka kugira ngo unezeze Imana, kugira ngo Imana ikwishimire, kandi kugira ngo uzabone iherezo ryiza. Mureke tubiharanire, kandi dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Dusaba imbaraga, Kristo azayobana natwe kandi agendane natwe. No kuri nidufata Kristo ukuboko, nitumufata tukamugundira, ntitumurekure, bizagenda neza kandi urugendo tuzarusoza amahoro. Imana ibampere umugisha kandi Imana ibiteho. Ariko birakwiye ko buri wese yisuzuma, yasanga hari aho atagenze neza, agaca bugufi agasaba Imana imbabazi. Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, iteze amaboko ngo yakire umuntu wese. Ni ukuri iragukunda, nanjye irankunda. Niwe wo guca bugufi, nawe kongera ikagukura mu gitabo cyo kurimbuka ko kwandika mu gitabo cy'ubugingo. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe ni iki kugira ngo mwakire. Ejo no hasi muri isi turacumbitse, iwacu ni mu ijuru. Mwakire kugira ngo akubere umujyanama, akubere inshuti, agufate ukuboko. Ko muri Yesu Kristo tuboneramo ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Mwakire, ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, ahubwo uzasanga warahisemo neza. Imana ibiteho kandi ikomeze ibagirire neza. Umwuka Wera aganze ategeke mu ruhande rwanyu. Dushime Imana
kubwira ijambo. Data mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo tuyoborwe n'umwuka iteka, kuko aribwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Mwami, duhe kuyoborwa n'umwuka, uduha gukora ibyo ushaka, uduha kugendera mu nzira nziza, gukiranuka, kugira urukundo no kugira ingeso nziza, kuko ibyo nibyo udushakaho. Kandi Mwami Imana, waturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo uduhe kuyikora, kuko mu gihe dufite ni igihe gito, ariko duhe kugikoresha neza tutazicuza. Abankurikiranye biteho, bagirire neza, ubahe kuyoborwa n'umwuka iteka, ubarinde kuyoborwa na kamere mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizibabeho, abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda b'amahoro y'umutima. Umurimo wawe turawusengeye, wagure rwose, ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Wongere uhembure umurimo wawe nyakubahwa Imana. Abari bacitse intege Mwami, wongerera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biteho Mwami, baremere igitangaza. Imbaraga zawe zibagote, abadafite akazi ukabahe, abafite inzara ubahe ibyo kurya, abafite ubukene ubagarukeho mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese uko akwifuza Mwami umwiyereke, neza yawe ganze itegeke kuri bose. Mwuka wera akomeze abane natwe, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane, Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, bampera umugisha kubwo kwitanga mu kumva ijambo ryayo, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindira ubugingo, kuko aribwo buruta byose. Naho ubutaha, bye.